mwongeye kwirirwa abakunzi ba AB Entertainment, twongeye twagarutse rero abakunzi bacu mwari mumaze iminsi mikeya mutubona ko twari mu kazi kenshi, twari tubaho dushaka amakuru yimbitse kugira ngo tubagezeho entertainment iri full package. Ubwo rero twagarutse kuri babahungu bacu n'ubundi muri industry y'umuziki Nyarwanda, aho tugiye kubahereza full package y'umuhanzi bita Bruce Melody na coach Gael, bafatanye bari kumwe na Harmonize guturuka muri Tanzania. Ese twararebye dusanga mu byukuri ntabwo ibi bintu byagakwiriye ko industry Nyarwanda yaguma ku ruhande rumwe gusa, especially ngo ku muhanzi Bruce Melody n'umumanager we, umuntu uri gushora mu muziki amafaranga ye yakagombye kuba ari kubogamira ku ruhande rumwe gusa. Ese ntabwo abona ko harimo ikibazo? Ese arabona gukorana na Harmonize again, indirimbo ya mbere yara flopinze, indirimbo ya kabiri flopinga, na celebrate flopinze. Ese barabona ibyo ngibyo? Ese umuziki arabona ari kushoramo neza cyangwa ahubwo ari gushaka kwiyubakira izinarye kugira ngo abanze yubaka izinarye bikazabanga demane? Ese barareba gasanga Harmonize akubise hit kabisa, iragenda irabishanyaguza. Indirimbo bise single again yarabikoze kabisa, yamukoreye izina, yongeye kumuzamurira izina. Ariko Harmonize ntabwo mu byukuri ntabwo ari kubimakinga outside, ntago ari kubimakinga hanze y'igihugu. Harmonize ari kubikorera iwabo mu gihugu, aracyari ningo twavuga ko ari local artist. Isibye single again ya tradinze ku buryo no kuri za sound city zayirenze zikanarikoganizinga yuko iyo ndirimbo ari indirimbo igiye kuba hit. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo Harmonize yafashe decision yo gukora ibitaramo hanze. Ibitaramo byaraflopinze, ibitaramo byabuza ababitaha, ibitaramo byabuza ababijyamo nyuma yaho akoreye single again. Eske twari tukwiriye nk'abanyarwanda kubogamira kuri urwo ruhande, cyangwa twakagombye kuvuga kuri ibi bintu kugira ngo ejo n'ejo bundi tuzabona natwe abahanzi bacu ariko biri kugenda n'ubundi nk'indirimbo bakoranye nawe zamaze amezi abiri, hafi amezi abiri yose nta ndirimbo yari yuzuza 1 million views. Ese arabona ko Gael uko ari gushora koko niho hantu yakagombye kuba ari gushora muri Tanzania, cyangwa yakagombye gutestinga n'ahandi ko biri kwemera? Yatestinze muri Congo biranga, yarabibonye ko byanze. Aho indirimbo on ne sait jamais, indirimbo yamaze ukwezi n'igice abaribwo yuzuza 1 million. Nukuvuga ngo Chris Easy yasohoye indirimbo imwe ingana n'indirimbo yo Bruce Melody yasohoye imaze amezi abiri. Iyo Chris Easy asohoye indirimbo ikamara ibyumweru bitatu gusa. Eske coach Gael arareba gasanga aho hantu aho riho yakagombye kuba ari gushora, cyangwa yakagombye kubanza akinjira mu muzi akashaka icyatuma boosting umuhanzi we geni kugira ngo Bruce Melody asubire kuri ya standard za samoya? Ese arareba gasanga koko gukomeza rya muri Tanzania ari byo bizamaking izinarye, cyangwa ahubwo bizarangira n'ubundi amafaranga hombye nkuko abahungu babatwitse bari kubivuga ba Kamaro na ba Sky 2 arabona iyi industry azayimakingiramo koko? Ngo nangaho nawe gira icyo tubwira muri comment, gira ibyo icyo wabivugaho nawe umuntu ukurikirana industry Nyarwanda
komeza uduhereze comment utubwire eske ibi byari bikwiye ko industry igendera ku ruhande rumwe, ese twari dukwiye kugira ngo abanyarwanda dushyiremo imbaraga mu bintu tubona ko bitagaragaza umusaruro. Ngaho ushyiraho comment nawe tubwire uko byifashe aho ngaho, uko wowe ubibona, uko nawe bitekereza. Sawa kandi ciao nakagaruka ejo nejo bundi turabazanira indi nkuru ikomeye mu gihugu, kandi indi nkuru isesenguye neza, icukumbuwe mu mizi. Ejo bundi turabazanira undi muhanzi bari gushyira hejuru kandi atakagombye kujya hejuru. Sawa rero ngaho shyiraho comment aho ngaho, ubundi tubwire uko wowe byifashe, uko wowe ubibona. Thank you, see you, ciao. Kubali kudharauliwa, kukataliwa, kupata majaliwa, kula mwenye. Oh my goodness.